tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe, kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye kuri Zaburi ya 19, twinjira no muri Zaburi ya 20. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira kuri Zaburi ya 21, twinjira no muri Zaburi ya 22. Ibyo byose ariko ni mu kanya nyuma ya kano karuhuko. Imana ikomeze kugirire neza. Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Imani hafi cyubahiro. Iyi ni yindi Zaburi mfata ko ari ya Mesiya, nubwo itari ku rutonde rwa Zaburi nerekanye mu ntangiriro zivuga kuri Mesiya, ariko twongera kuyibona mu Isezerano Rishya aho ivuga kuri Kristo. Ntekereza rero ko udashobora gusoma Zaburi ya 21 ngo wirengagize urubanza ruyivugwamo ari narwo ruhishura Kristo. Mu ntangiriro Isirayeli yavuze ko Zaburi ya 21 yavugaga Mesiya. Igitabo Targum kizwi nk'incamake y'inyigisho zahoze ari z'Abakarudaya bo mu Isezerano rya kera, naho Talmud cyo kikaba cyigisha ko umwami uvugwa muri Zaburi ya 21 ari Mesiya. Umuhanga wa Talmud ari we Rabbi Solomon Isaac wamenyekanye cyane ku izina rya Rashi, yabayeho mu 140 mbere y'ivuka rya Kristo. Uyu yemeye ubu busobanuro ariko aza kubivaho kuko yabonye abakristo benshi bakomeje gukoresha Zaburi ya 21 nk'igihamya cy'ukuri cyerekana ko Kristo uvugwamo ari we Yesu w'i Nazareti, ari nawe Mesiya. Nyamara jyewe ntekereza ko ibyo nyine ari nabyo byemeza yuko Zaburi ivuga ku mwami Yesu. Ni ingenzi nanone kuvuga yuko Zaburi ikoreshwa cyane n'amatorero aziririza umunsi mukuru w'izamuka rya Yesu Kristo, kuko ayo matorero akoresha uyu murongo nk'urwibutso rubafasha kongera gutekereza ku izamuka rya Kristo mu ijuru, kandi bituma bamenya neza ko umwami Yesu azongera kugaruka mu bwiza, kandi uyu munsi akaba ari iburyo bw'Imana nk'umutambyi wacu mukuru. Sinzi impamvu benshi muri twebwe tudaha agaciro umunsi w'izamuka rya Yesu Kristo mu ijuru. Usanga twizihiza Noheli, Pasika n'umunsi mukuru wa Pentekote, ariko tukibagirwa umunsi w'izamuka mu ijuru kwa Yesu Kristo. Uwo ni umunsi ukomeye kuri jyewe. Iyi Zaburi ya 21 rero ituma twongera gutekereza ku kuzamuka k'umwami wacu mu ijuru. Tuzongera kumubona nk'umwami mu ijuru, kandi tuzabona n'urubanza ruzaba ku bantu bamwanze. Iyi Zaburi ya 21 nayo ni ya Dawidi, kandi ivuga n'uburyo Kristo azagaruka kwima ingoma ye nk'umwami w'iyi si. Nta gushidikanya ko iyi Zaburi ya 21 itakoreshwaga mu rusengero mu gihe cyo kuramya Imana. Dr. Stewart Peroni yagize icyo ayivugaho agira ati: buri bwami bwa Isirayeli bwabayeho hari aho bwagiraga intege nke, ariko kandi hariho umwami w'ukuri wa Isirayeli, kandi ibyiringiro byose bya Dawidi n'abamukomokaho bose bategereje uwo mwami. Uwo nta wundi ni umwami wa Dawidi, akaba ndetse n'umwana we. Aya magambo mvuze ni ubuhamya bw'uwahoze ari mu itorero ry'Abaliberali batemera ibyanditswe byose muri Bibiliya. Noneho ndagira ngo urebe uko iyi Zaburi itangira ivuga. Turasoma muri Zaburi ya 21 ku murongo wa 2, aravuga ngo Uwiteka umwami azishimira imbaraga zawe, erega agakiza kawe azakanezererwa cyane. Nubwo Dawidi yari havuga ku buzima bwe, ubusobanuro bw'ibanze bugaragara muri iyi Zaburi bushingiye ku mwami Yesu Kristo. Umurongo twasomye havuze ngo Uwiteka umwami azishimira imbaraga zawe. Mu Baheburayo igice cya 12 ku murongo wa 2 naho havuga ku mwami ngo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, kandi yazamutse mu ijuru yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Uyu murongo dusomye uvuga ibyishimo by'umwami wacu wababajwe kugira ngo tubone agakiza. Yishimiye mu mbaraga n'ubushobozi afite, yasubiye mu ijuru, kandi abamarayika bose baramukorera. Uyu munsi ashobora gukiza abamusanga bose akabageza ku Mana. Ibyo wabisoma nanone mu Baheburayo igice cya 7 ku murongo wa 25.
nshuti yanjye, ni ukuri iyi Zaburi ya 21 ni nziza cyane. Muri Zaburi ya 21 ku murongo wa 2 aravuga ngo, wamuhaye icyo umutima ushaka, ntiwamwimye icyo iminwa ye yasabye. Sela. Igihe umwami yarangizaga isengesho rye ariho abwira Data mu bubasha bwe nk'umutambyi mukuru, hari icyo yavuze muri Yohana 17 ku murongo wa 1. Yaravuze ngo, Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe. Iri sengesho kimwe n'ayandi masengesho umwami yasenze byarumviswe kandi arasubizwa, nk'uko bigaragara no muri uyu murongo dusomye n'ubundi. Iri sengesho dusomye muri Yohana 17 rivuga ku kuzamuka kwa Kristo mu ijuru. Uyu munsi Kristo ari iburyo bw'Imana. Muri Zaburi ya 21 ku murongo wa 2 havuze nanone ngo, wamuhaye icyo umutima ushaka. Igihe umwami Yesu yari mu isi yigeze kuvuga ngo, Data, abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bahabana nanjye, ngo babone ubwiza bwanjye wampaye, kuko wankunze isi itararemwa. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 17 ku murongo wa 24. Iri sengesho tuzabona ko rizasubizwa igihe tuzaba turi kumwe na Kristo. Yaje mu isi kugira ngo atume tubasha kuzabana nawe. Data ntashobora na rimwe kwirengagiza isengesho ry'umwana we Yesu. Ijambo Sela nanone tubona muri uyu murongo bitwibutsa neza ko tugomba kugera kuri uyu murongo tukawutekerezaho. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemera. Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera. Samirana, Samirana, usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Muri Zaburi ya 21 guhera ku murongo wa 5 kugera ku wa 7 yaravuga ngo, yagusabye ubugingo urabumuha, umuhakuramo iteka ryose. Igitinyiro cye ni cyinshi kubw'agakiza kawe, icyubahiro no gukomera ubimushyizeho. Umugize icyitegererezo cy'ihirwe iteka ryose, umwishimishije ibyishimo mu maso yawe. Ndagira ngo noneho wumve uko Dr. Guy Belen yasemuye iyi mirongo tumaze gusoma, agira ati,
yagusabye ubugingo warabumuhaye, wamuhaye kurama iteka ryose. Igitinyiro cye ni cyinshi kubw'agakiza ke, icyubahiro no gukomera bimushyizeho. Wamugize icyitegererezo cy'ihirwe. Umwami Yesu yaje mu isi gutanga ubugingo bwe ku bwacu. Ubwo yari mu isi uzabona ko yari yigize umuntu kandi akagira ibihe bitandukanye byo gusenga. Mu ishyamba rya Getsemani yari ababaye cyane. Muri Zaburi 102 ku murongo wa 24 n'uwa 25 havuga ku mwami ngo yacishirije bugufi imbaraga zanjye mu nzira, yagabanije iminsi yanjye. Ndavuga nti Mana yanjye ntunkureho ngicagashije iminsi yanjye. Imyaka yawe ihoraho ibihe byose. Umwami yasabye Imana Data kumwongera ubugingo. Yapfuye nabi cyane kandi akenyutse kuko yari afite imyaka 33. Umwami Yesu yarasenze ngo Data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Aya magambo yanditse muri Luka igice cya 22 ku murongo wa 42. Mu Baheburayo igice cya 5 ku murongo wa 7 hatubwira ngo Yesu akiri mu mubiri amaze kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubahwa kwe. Yumviswe gute? Yumviswe kuko yapfuye, ariko Imana yamuzuye mu bapfuye. Uyu munsi ari mu bwiza bwe bw'ubumuntu buzahora witeka ryose. Uyu munsi ari iburyo bw'Imana. Igitinyiro cye ni cyinshi kubw'agakiza ke. Ni ukuri uyu mwami akwiriye icyubahiro kuko yankijije nawe akagukiza. Muri Zaburi ya 21 guhera ku murongo wa 8 kugera ku wa 10 aravuga ngo kuko umwami yiringira Uwiteka kubw'imbabazi z'usumba byose ntazanyeganyezwa. Ukuboko kwawe kuzashyikira ababisha bawe bose, ukuboko kwawe kw'iburyo kuzashyikira abakwanga bose. Uzabahindura nk'ikome ryaka mu gihe cy'umujinya wawe. Uwiteka azabamirisha umujinya we, umuriro uzarabya. Dr. Guy Belen yasemuye uyu murongo agira ati ukuboko kwawe kuzashyikira ababisha bawe, ukuboko kwawe kw'iburyo kuzagera ku bakwanga bose. Ubwo uzaba ugarutse ubatera ubwoba bwinshi. Ntabwo Kristo ari Imana y'agakiza gusa abitewe n'uko yapfiriye abanyabyaha ku musaraba, ahubwo ni n'Imana izaca urubanza abamwanga n'abanzi be. Nshuti yanjye, mbese ntabwo wizera ko ikuzimu habaho? Bibiliya bitwigisha. Niba utizera ko ikuzimu habaho, ubwo ntiwemera na Bibiliya. Umuntu umwe yigeze kubwira Magi ati ntabwo nizera ko ikuzimu habaho. Magi aramusubiza ngo ariko uzi yuko utemeranya na Bibiliya? Wa muntu aravuga ngo nta kazi kabyo kuko rwose nemera ko ikuzimu habaho. Nuko Magi abwira wa muntu ngo umunsi umwe uzemera ko ikuzimu habaho, kuko hari igihe kizagera ukamenya ko ibyo ndi kukubwira ari ukuri. Nshuti yanjye, ikuzimu ntabwo ari ahantu ho gukinisha. Imana ntabwo ikina n'abayobye. Urubanza rw'Imana rwitwa umurimo udasanzwe w'Uwiteka. Umurimo mwiza yadukoreye ni ukuduha agakiza, kandi ashaka kudukiza. Niba udakeneye kuza mu nzira ye cyangwa udakeneye agakiza ke, urumva ko nta kindi kigutegereje keretse urubanza. Twasomye ngo uzabahindura nk'ikome ryaka mu gihe cy'umujinya wawe. Uwiteka azabamirisha umujinya we, umuriro uzarabya. Uyu murongo urasobanutse. Uwo muriro ni umuriro, n'urubanza ni urubanza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imani yacu icyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imani yacu icyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imani yacu icyubahiro. Imani yacu icyubahiro. Imana rurema. Imani yacu icyubahiro. Imana y'agakiza. Imani yacu icyubahiro. Imana, Imana. Imani yacu icyubahiro.
muri Zaburi ya 21 guhera ku murongo wa 11 kugera ku murongo wa 14 haravuga ngo, nawe uzatsemba imbuto zabo mu isi, urubyaro rwabo uzarutsemba mu bana b'abantu, kuko bagambiriye kukugirira nabi, bagiye inama batabasha gusohoza. Uzatuma baguha ibitugu, uzatamika imyambi mu ruge rw'umuheto wawe mu maso yabo. Uwiteka, wishyirishe hejuru imbaraga zawe, uko niko tuzaririmba dushima ubutware bwawe. Muri uyu murongo mwiza tumaze gusoma tubonamo umusaraba wa Kristo, nuko yababajwe kubw'umusaraba, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Ibi tubisoma mu Baheburayo igice cya 12 ku murongo wa 2. Amasengesho ye yarumviswe. Uyu munsi umwami wacu ari mu ijuru, aho niho harimo ubwiza bwe n'icyubahiro cye. Ari mu ijuru mu cyimbo cy'abantu be, ari ahantu h'ibyishimo kandi ategereje kwerekanwa kwe nk'umwami w'icyubahiro. Nshuti yanjye, ndifuza uyu munsi kuguha indi shusho y'umwami Yesu Kristo. Ubwa mbere igihe yazaga mu isi yari umuntu woroheje, wababajwe cyane. Umuntu wenda ashobora kuvuga ngo, ariko ku mafoto ye nabonye asa na Kristo mwiza, nta kibazo kimubonekaho. Ariko jyewe sinitaye ku mafoto y'abantu bihaye gushushanya Kristo, kandi nzi neza ko Kristo atasaga n'ariya mashusho bamwitirira uyu munsi. Icyo nzi cy'ingenzi ni uko uyu munsi Kristo yicaye iburyo bw'Imana, kandi umutima we wuzuye ibyishimo. Yifuza ndetse kudusangiza ibyo byishimo bye. Mbega ishusho ye dufite uyu munsi! Igihe umwami wacu yari mu isi, abanzi be baramurwanyije cyane, ariko we yizera Yehova. Mu iyerekwa rya Yohana, nk'uko turisoma mu Byahishuwe igice cya 12, ikiyoka cya dragon gishushanya Satani, ukeneye kurya umwana w'umuntu, ari we ushushanya Kristo, naho umugore uvugwamo agashushanya Isirayeli. Tubona ko iyo nzoka yashatse kurya umwana w'umuntu, ariko uwo mwana w'umuntu agahita ajyanwa ku ntebe y'Imana, aho ni ari kugeza n'uyu munsi. Nanone kandi iyi Zaburi ya 21 iduha ishusho y'urubanza ruvugwa cyane mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Iyi ni ishusho ikomeye tubona hano. Nanone kandi intumwa Pawulo yavuze kuri iyi ngingo mu rwandiko rwa 2 yandikiye Abatesalonike igice cya 1 guhera ku murongo wa 7 kugera ku wa 8. Haravuga ngo, kandi namwe abababazwa kubitura kuzaruhukana natwe ubwo umwami Yesu azahishurwa ava mu ijuru, azanye n'abamarayika b'ubutware bwe hagati y'umuriro waka, ahora inzigo abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu. Iyi ni ishusho yerekana uko umwami wacu azaza gucira urubanza abanzi be. Mu Batesalonike ba 2 igice cya 1 ku murongo wa 9 n'uwa 10 hakomeza havuga ngo, bazahanwa igihano kibakwiriye, ari cyo kurimbuka ku iteka ryose, bakoherwa ngo bave imbere y'umwami no mu bwiza bw'imbaraga ze, ubwo azazanwa no gushimirwa abera be kuri uwo munsi, no gutangarirwa kubw'abamwizeye bose, kuko ubuhamya twabahamirije bwemewe. Nshuti yanjye, nk'uko umaze kubibona rero, iyi Zaburi ya 21 ivuga ko kuzamuka kwa Kristo mu ijuru. None se ufitanye ubusabane ki n'uwo mwami? Niba utarizeye waje mu isi kugupfira, umenye neza ko umunsi umwe uzashyirwa mu rubanza. Ariko rero uyu munsi uwo mwami nkubwira ari mu byishimo uburyo bw'Imana, kuko yari yarababajwe no kutuzanira agakiza jye nawe. Urumva rero iyi Zaburi isobanura neza icyubahiro n'ubumuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro.
tugeze muri Zaburi ya 22 numva dusa n'abahagaze ku butaka bwera, kandi tukaba twahita dukuramo inkweto zacu zo mu buryo bw'umwuka. Iyi Zaburi ya 22 yitwa Zaburi y'umusaraba. Yitwa gutya kuko yerekana neza uko Kristo yabambwe kurusha uko tubibona mu bindi bice byo mu ijambo ry'Imana. Iyi Zaburi kandi ifite aho ihurira n'igice cya 22 cyo mu itangiriro hamwe na Yesaya igice cya 53. Twabonye ko hariho Zaburi nyinshi zivuga kuri Mesiya bitewe n'uko zifite ishusho ya Kristo. Urugero ni Zaburi ya mbere ishushanya Kristo n'uko ateye, uwo ari we, ubuzima bwe n'ibikorwa bye. Ariko Zaburi ya 22 tubonamo igisa na radiografi kinjira mu bitekerezo bya Kristo no mu bugingo bw'imbere. Muri Zaburi batubwiramo umubabaro wa Yesu ku musaraba, uko ubugingo bwe bwababajwe. Mu butumwa bwiza batubwiramo amateka y'urupfu rwa Kristo, bakatubwira n'ibintu bimwe byabaye igihe yabambwaga. Ariko Zaburi ya 22 niho honyine batubwira uko Yesu yiyumvaga igihe yari ku musaraba. Hari abahanga bamwe mu bya Bibiliya bavuga ndetse ko igihe Yesu yari ku musaraba yasubiyemo amagambo yose tubona muri Zaburi ya 22. Nanjye nemeranya n'aba bahanga ba Bibiliya kuko amagambo 7 ya nyuma Yesu yavuze ku musaraba yose ari muri iyi Zaburi ya 22, kandi tukaba tunayasanga mu butumwa bwiza uko ari bune. Byabaye hamwe mu matorero menshi aho usanga bateranye kuwa gatanu witwa mutagatifu cyangwa se Good Friday, maze abantu bakongera gutekereza ku magambo 7 ya nyuma Yesu yavugiye ku musaraba. Nukuri abantu bakunze kuvuga cyane kuri aya magambo 7, kandi kubera kuyagarukaho cyane abantu bagiye bahishurirwa ibintu byinshi bishya bivugwa muri ayo magambo. Ariko tugomba kugerageza guhuriza hamwe aya magambo 7 mu butumwa bumwe, kandi aho gukomeza guhagarara ku musaraba gusa twumva Yesu avuga ayo magambo, ahubwo dukwiye kumusanga tukabambanwa nawe ku musaraba. Kubambwa kwa Kristo tugomba kukureba mu yindi sura, tukakurebera ku musaraba ubwawo, kandi muri uko kubambanwa nawe niho dushobora kumenya neza uko umwami wacu yiyumvaga muri icyo gihe, tukanamenya n'ibyari mu ntekerezo ze. Turi kumwe nawe ku musaraba niho dushobora kumenya neza uko yababajwe azira ibyaha by'abari mu isi. Igihe Kristo yamanikwaga hariya hagati y'ijuru n'isi, yahindutse urwego ruturutse mu ijuru ruza mu isi kugira ngo abantu babashe kubona inzira ibageza ku Mana. Niba wanyemerera rero nakubwira ko igihe yahindukaga icyaha ku bwacu natwe twaraho ku musaraba. Mu Bakorino ba 2 igice cya 5 ku murongo wa 21 aravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Nukuri rwose igihe yapfaga twari kumwe nawe ku musaraba, kandi uyu munsi turi muri Kristo kubwo kwizera. Petero yabivuze atya ati ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Aya magambo yanditse muri Petero wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 24. Nukuri twakijijwe ibyaha byacu. Reka noneho duhere kuri iri jambo rya mbere Yesu yavuze ari ku musaraba. Iryo jambo riravuga ngo Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje? Zaburi ya 22 itangirana no gutaka k'umuntu ubabaye cyane uri wenyine kandi asa nkaho yatereranywe n'Imana. Turasoma muri Zaburi ya 22 ku murongo wa mbere haravuga ngo Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje ukaba kure ntuntabare kure y'amagambo yo kuniha kwanjye. Hari abantu bamwe bakunze kuvuga ko igihe Yesu yari ku musaraba ngo Imana yari yamutereranye, ariko hariho umuvugabutumwa wanditse agatabo gato yerekana neza ko Imana itigeze itererana Yesu. Uyu muvugabutumwa yagerageje gusobanura iyi nteruro ivuga ngo Eli Eli lama sabakitani. Avuga ko byaba bisobanura ngo Mana yanjye, Mana yanjye, iki nicyo nari ntegereje. Uyu muvugabutumwa yanditse ibi yishingikirije ibitabo byitwa Peshita cyangwa ingeri y'ibyanditswe yitwa Siriyake. Ariko rero Peshita ntabwo ari ibyanditswe byiza kuko bitakunze gukoreshwa n'abantu benshi. Mu by'ukuri igituma bamwe bifashisha ibi byanditswe bya Peshita nuko byerekana imico n'imigenzo yahoze iri muri Palestine ya kera. Magi nawe yigeze gukoresha Peshita ariko avuga ko atayikoresheje cyane kuko atemeraga buri kimwe cyose kivugwa muri ibyo byanditswe bya Peshita. Ibyanditswe biri mu rurimi rw'Igiheburayo cyangwa Ikigereki hamwe n'Icyaramaya byose birasobanutse kuko muri buri rurimi havuga ko Imana yari yatereranye Yesu. Noneho ndagira ngo urebe ikivugwa hano, kandi ndifuza cyane kugishimangira uhereye mu ntangiriro.
icyo mvuga nta kindi ni umubabaro wa Kristo mu buryo bw'umubiri. Tumubona amanitswe ku musaraba nk'umuntu. Muri Yohana igice cya 1 ku murongo wa 29 haravuga ngo nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Dusobanukirwa neza ibi iyo tugeze mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 2 ku murongo wa 9 havuga ngo ahubwo tubona Yesu wacishijwe bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato, tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongerere abantu bose urupfu. Ibyo nibyo tubona, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongerere abantu bose urupfu. Ibyo nibyo tubona ko wasize ubwiza bwo mu ijuru agahinduka umuntu. Yahindutse umuntu kugira ngo ahishure Imana, kandi ibyo ni ukuri. Ariko kandi icy'ingenzi cyane, yahindutse umuntu ngo acungure abari mu isi. Mu Baheburayo igice cya 2 ku murongo wa 14 haravuga ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Ubuzima bwe iyo budapfa nta n'umwe yari gukiza, ahubwo urupfu rwe nirwo rwadukijije. Mu Baheburayo igice cya 2 ku murongo wa 15 n'uwa 16 hamwe n'uwa 18 haravuga ngo abona uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye, keretse urubyaro rwa Aburahamu, ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Tubona Kristo Yesu ku musaraba mu ishusho y'umuntu utunganye rwose, yize kunamba ku Mana, yize kwizera Imana mu byo yakoraga byose akiri mu isi. Yaravuze ngo kuko nkora ibyo ashima. Ibi byanditse muri Yohana igice cya 8 ku murongo wa 29. Ariko mu gihe yari ku musaraba yari wenyine, Imana iri kure ye, ntawe yari afite wo guhungiraho, yaba umwana w'umuntu cyangwa Imana Data. Umwana w'umuntu Kristo Yesu yari yatereranywe, kandi nta muntu n'umwe tuzi wabaye mu buzima bubi nk'ubu ngubu, nta n'umwe usibye Kristo wenyine. None kuki Imana yamutereranye? Imana yatereranye umwana wayo kubera ibyaha byanjye nawe. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye kuko wemeye kubabazwa kugira ngo twebwe abari baratandukanyijwe n'Imana twongere kwinjira mu busabane bushya na Data. Ndasabira umuvandimwe waneza amatwi kumuhishurira imibabaro wagize, asogongere kuri urwo rukundo ruhebuje byose wamugaragarije, bituma kwizera ave mu bidatunganye. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shuti, wakoze gukurikirana ikiganiro Tumenye Bibiliya. Ndagusezeranya ko ningaruka tuzakomeza kuganira kuri Zaburi ya 22, aho nzakubwira ku magambo 7 Yesu yavuze ari ku musaraba, nkubwire n'ubusobanuro bwayo. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.